Nongeye rero kuguha ikaze kuri Leo TV Entertainment nk'uko mubimenyereye. Uyu ni umuyoboro wa YouTube wabasobanutse kandi basobanukiwe. Ndabizi ko wowe tubana buri munsi rwose wantangira ubuhamya, kuko uyu ni umuyoboro wa YouTube ukugezaho byinshi bitandukanye kandi byakugirira umumaro. Nk'uko mwabibonye rero, uyu munsi tugiye kugaruka ku bibazo bigera ku 10 ushobora kubaza umukobwa, icyo wakita nk'ubucuti, icyari ubucuti busanzwe hagati yawe n'umukobwa kikaza kuba cyabaviramo urukundo, kandi urukundo rurambye, urukundo ruhamye. Ibyo bibazo rero ushobora kwibaza ati ni ibihe? Ese ibyo bibazo byagiye bivugwa n'abahe bashakashatsi? Ibi bibazo byagiye bivugwa cyangwa byashyizwe hanze n'abashakashatsi bagiye batandukanye, harimo Johann Gottman, harimo uwo bita Robert Sternberg, harimo uwo bita Helen Fisher. Aba rero nibo bagiye batugezaho ibi bibazo bitandukanye bigera ku 10. Muri make, aba bagabo bagiye batangaza ibibazo byinshi birenga n'10, ariko baricaye barafatanya bashyira hamwe maze badushyirira hanze igitabo kitwereka ibibazo bigera ku 10 ushobora kubaza umukobwa, maze bikaza kurangira uyu mukobwa atangiye kukwiyumvamo, bikaza kurangira uyu mukobwa atangiye kugukunda muri rusange. Rero twihuse nge tujye kubona muri iki kiganiro. Nitwa Leo Dukuze. Hanyuma rero ngiye guhera ku kibazo cya 10 njya ku kibazo cya mbere, kandi buri kibazo kiri buze kuba gifite uburemere bigendanye n'umubare giherereyeho. Ubwo rero uri kwibaza ate se ikibazo cya mbere kiri buze kuba kimeze gite? Nge rero tujye kubana nk'uko nabibabwiye. Nitwa Leo Dukuze, nguhaye ikaze. Twihuse rero, ikibazo cya 10 cyangwa ikibazo cyaje ku mwanya wa 10 ushobora kubaza umukobwa, bikaza kurangira uyu mukobwa atangiye kugenda kwiyumvamo gahoro gahoro. Umukobwa uzamubaza ute se ni igiki cyangwa ni ikihe kintu umuntu yagukorera ukavuga uti uyu muntu anyitayeho? Iki ni ikibazo cyiza uzabaza umukobwa, kuko umukobwa atangira kubona yuko umwitayeho, nyine atangira kwibaza ate se uyu musore kuki ambajije kino kibazo, ese aragishakira iki? Iki rero ni ikibazo gituma umukobwa atangira kugutekerezaho buri munsi, bikaza kurangira agukunze gahoro gahoro. Iki kibazo rero uzakibaze umukobwa uzaba ushaka ko, cyangwa umukobwa uzaba wifuza ko mwajya mu rukundo, uzamubaza ute se ni igiki wumva umuntu yagukorera ukavuga uti uyu muntu anyitayeho koko. Twagiye rero ku kibazo cya 9 cyangwa ikibazo cyaje ku mwanya wa 9. Ikibazo rero cyaje ku mwanya wa 9, aba bagabo baje kuba baratubwiye bati uzabaze umukobwa, uzamubaza uti iyo umuntu agukunda by'ukuri wifuza ko yagufata ate? Iki rero ni ikibazo cyiza, ni ikibazo kizakubera icy'umumaro cyane mu gihe uzaba wifuza ko wagira umubano wawe ukomeye cyane hagati n'umukobwa runaka, kuko iki kibazo kizatuma umukobwa atangira kugutekerezaho. Iki kibazo gituma atangira gutekereza ku bigendanye n'urukundo, ndetse akabona ko unamwitayeho cyane. Umukobwa rero uzamubaza ate se iyo ufite umuntu ugukunda by'ukuri wifuza ko yagufata ate? Iki kizaba ikibazo cy'umumaro cyane. Reka tujye rero ku mwanya wa 8. Ese ku mwanya wa 8 bashyizeho ikihe kibazo? Ikibazo rero cya 8 baje kuba bavuga, baje kuba batugira inama yuko ikibazo ukwiye kuba wabaza umukobwa, uzamubaza ute se ni igiki gituma wiyumva utuje? Iki rero ngo ni ikibazo gikomeye cyane, kuko ibi bigufasha kumenya uko wakwiyegereza nyine uwo mukobwa mu buryo bwiza. Umukobwa nyine atangira kubona ko umwitayeho, kandi umukobwa ukabona n'uburyo wamwiyegerezamo mu by'ukuri. Nyine ntukajye nyine umwiyegereza uhubutse, ntukajye umuganiriza amagambo adafite umumaro. Burya iki kibazo ngo ni ikibazo cy'ingirakamaro cyane. Umukobwa uzamubaza ute se ni igiki gituma wiyumva umeze neza kandi utuje? Iki rero ni ikibazo bashyize ku mwanya wa 8 kizagufasha kuba wakubaka umubano urambye hagati yawe n'umukobwa runaka. Rero twagiye ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 rero, aba bashakashatsi ikibazo baje kuba batugaragariza, baratubwiye bati uzabaze umukobwa ute se wigeze ukunda umuntu bikakubabaza?
Iki rero ngo ni ikibazo cyiza cyane kuko iki kibazo kimukora ku mutima, mu gihe nyine uyu mukobwa aba ari kugerageza kugusubiza, atangira kwiyumva ko nyine umwitayeho, atangira kumva ko ufite ibintu byinshi ushaka kuba wamenya ku buzima bwe, maze kandi bikanatuma umukobwa atangira kugenda akwizera gahoro gahoro, agatangira kwizera umunsi ku munsi. Iki rero ngo kiba ikibazo cyiza cyane gituma wubaka umubano urambye hagati yawe n'umukobwa, iyo umubajije ati ese wigeze ugira umuntu ukunda, maze bikaba byakubabaza. Iki rero ni ikibazo cy'ingenzi cyane. Twagiye rero ku mwanya wa gatandatu. Ikibazo rero cya gatandatu baje kuba bashyira hanze bano bagabo, baje kuba batubwira bati ikibazo ukwiriye kubaza umukobwa kiri ku mwanya wa gatandatu, uzamubaza ute se ni igiki ukunda cyane ku muntu ugukunda by'ukuri. Iki kibazo ushobora kudahita ucyumva aka kanya, ariko ni ikibazo gishatse kuvuga yuko, cyangwa gishatse kubaza, gishatse nyine ubusobanuro bwacyo kiba kibaza umukobwa utese umuntu ukunda, ese umusore ukunda wifuza ko yaba ameze gute, ese umusore wakunda mu by'ukuri ni umusore waba ateye ate. Iki kibazo rero kizagufasha kumenya umukobwa mu by'ukuri, aho kizagufasha no kumenya yuko umukobwa yaba akunda n'abasore bameze nkawe. Ese uyu mukobwa nyine, aho uzatangira kwibaza ute se uyu mukobwa arankunda, ese uyu mukobwa byashoboka ko twajya mu rukundo. Iki kibazo rero ngo kizaba ari ikibazo cy'ingirakamaro. Iki kibazo gituma umukobwa atangira kuvuga nyine ibintu byose yifuza ku musore, uko uwo musore akunda, uko aba ateye, ese uyu musore aba ameze ate. Iki ni ikibazo rero cyiza cyane. Umukobwa rero uzamubaza ate se umusore ukunda wifuza ko yaba ameze ate, ese umusore uzakunda uzaba wifuza ko yazaba ameze gute. Iki rero kizaba ikibazo cyiza cyane. Twagiye rero ku mwanya wa gatanu, ni ikibazo cyiza cyane dusangaho. Twihuse rero ku mwanya wa gatanu, ikibazo aba bagabo babashije kuba batubwira dukwiriye kubaza umukobwa mu gihe dushaka ko adukunda. Burya uzabaza umukobwa ute se uramutse ugize amahirwe yo guhindura ikintu kimwe ku buzima bwawe, wahindura iki? Iki ngo ni ikibazo cyiza, ni ikibazo cy'ingirakamaro, kuko umukobwa nyine ahita atangira kukwiyumvamo, umukobwa ahita atangira kumva ko umwitayeho. Iki rero ngo kizaba ikibazo cyiza. Twihuse rero reka tujye ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane, ikibazo uzabaza umukobwa bigatuma atangira kugenda kwiyumvamo, uzamubaza ute se ni izihe nzozi wifuza cyane ko wazageraho mu buzima bwawe. Iki kibazo ngo ni cyiza kuko ahita atangira kwibaza ate se kucyambajije kino kibazo, ese yaba ashaka kuzamfasha. Iki kibazo rero gituma cyangwa kimwubakamo icyizere ko uri umuntu w'ingirakamaro mu buzima bwe, kigatuma uyu mukobwa ahora agutekerezaho cyane kandi akagutekerezaho buri munsi. Iki kibazo rero ujye ukunda kukibaza umukobwa cyane mu gihe ushaka ko mwajya mu rukundo. Twagiye rero ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu, ikibazo batugaragarije ushobora kubaza umukobwa, uzamubaza ute se ni ikihe kintu kigushimisha cyane iyo ubabaye. Muri make kino kibazo gishatse kubaza umukobwa ko gishatse kumubaza kiti ese mu gihe uba ubabaye, mu gihe utari mu bihe byiza, ni ikihe kintu kigushimisha. Iki kibazo rero kizatuma umukobwa atangira kugenda kwiyumvamo, kuko umukobwa nyine atangira kumva ko ushaka kumenya ikiri mu mutima we, maze umukobwa agatangira kuba yatangira no kugenda akwibazaho byinshi. Twagiye ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri rero, ikibazo ushobora kubaza umukobwa, ikibazo bashyize ku mwanya wa kabiri, ni ikibazo cyiza cyane. Uzabaze umukobwa ute se ninde muntu wakugizeho ingaruka zikomeye mu buzima bwawe. Iki ngo ni ikibazo cyiza cyane kizatuma umukobwa atangira kugenda agutekerezaho, kandi agatangira no kugenda akugirira icyizere, kuko umukobwa ahita atangira kumva ko ushaka kuba wagira relationship cyangwa isano ikomeye
hagati yawe nawe, iki kibazo rero kikagufasha cyane. Iki kibazo rero ujye ukunda kugikoresha umukobwa ushaka ko mwajya mu rukundo. Twihuse rero, niba wakunze kino kiganiro, mbere yuko tujya ku kibazo bashyize ku mwanya wa mbere, ni ikibazo cyiza. Icyo nagusaba ni uko wakora kuri subscribe kugira ngo tujye twibanira buri munsi. Ikindi kandi, niba wakunze kino kiganiro, ntugende udakoze kuri like, kuko ibiganiro byacu uzajya ubibonera ku gihe. Twagiye rero ku mwanya wa mbere. Twihuse rero, ikibazo bashyize ku mwanya wa mbere ushobora kuba wabaza umukobwa kigatuma wubaka isano nini cyane, isano ikomeye hagati yawe n'umukobwa. Uzamubaza ute se, ni igiki cyatumye cyangwa ni iki cyaguteye kuba uwo uri we uyu munsi? Iki ngo ni ikibazo cyiza cyane gituma umukobwa rwose atangira kugenda asubira mu buzima bwe bwose, agatangira kugenda atekereza ibintu byinshi, akareba ibyagiye bimubaho byose mu buzima bwe, maze akaza kugusubiza igisubizo kandi yabanje kugitekerezaho. Iki rero ngo ni ikibazo kizagufasha cyane kumva umukobwa, ukamenya uburyo ameze, imyitwarire ye. Ese nyine iki kibazo gituma umukobwa atangira kugenda yumva ko umwitayeho, bigatuma wubaka isano rikomeye cyane hagati yawe n'umukobwa. Ibi rero bikaba byari ibibazo 10 simusiga ushobora kubaza umukobwa maze akagukunda. Ngero ko turi kumwe muri iki kiganiro, nitwa Leo Dukuze. Niba ukunda ibyo dukora, kora kuri subscribe, ukore na like. Ikindi kandi, niba wifuza ko watugira nk'inama, ikibazo watubaza, inyunganizi, ushobora kutwandikira muri komenti, kuko muri komenti harafunguye rwose. Jyamo wisanzure, ubaze ikibazo, uduhe inyunganizi, kandi tuzagusubizanya ubwitonzi. Cyangwa bizadushimisha cyane. Rero icyo nakwifuriza ni uko amafufu n'amafaranga byakomeza kugufubika. Ndagushimiye cyane.